abateze amatwi Rugigana Kiyonga official mugire impagarike n'ubugingo kandi Imana igikomeza kubana namwe mu migambi na gahunda zose mwifuza ziterambere. Uyu munsi rero nifuza ko twibukiranya abakuru hanyuma abatoya bakamenya ibyariho cyangwa se uko ibintu byagiye bihinduka bijyanye n'iterambere mu gihugu cyacu. Nifuje kubagezaho uko kera mu Rwanda abakobwa babohaga ibirago, imice cyangwa se inyegamo. Bitewe n'agace uherereyemo hari aho bavuga n'imisambi. Kadutangire. Kera hari ibyo abakobwa bakoraga nyuma yo gukika imirimo, ariko rimwe na rimwe bigaterwa n'aho batuye cyangwa n'urwego rw'ubukungu ababyeyi babo babaga bariho. Umukobwa wo mu rwego rwa ba rubanda rugufi cyangwa bamwe bita rubanda rwa giseseka yabohaga imice y'ibirere cyangwa se imisambi. Uko babigenzaga, bafataga umushyo cyangwa imbugita, biraterwa no mu karere uherereyemo k'u Rwanda uko babivugaga. Umushyo cyangwa imbugita ni icyuma gikata imboga, inyama cyangwa gihata ibijumba, ibirayi, cyifashishwa se gutonora imyumbati, cyangwa se gikoreshwa mu kugesa uburo, ingano cyangwa amasaka. Bacaga ibirere byiza mbese by'indobanure byitwa ibirere by'ingabo. Bamwe bitewe n'aho umuntu aherereye hari aho babyita ibihunda. Bakabisaturamo ibice bitoya kuva hasi kugeza hejuru bakoresheje wa mushyo. Iyo barangizaga bendaga umugozi w'ikirere babanje kwinika mu mazi maze bakawinura ugahehera, maze bakicara barambije, bagafata wa mugozi bakawukaraga neza ku buryo ubasha kuboha. Bagashyira bya birere babanje gusatura bakabitambika ku bibero maze bakagenda babibohesha wa mugozi. Basigaga nka santimetero hagati ya 15 na 20, bakongera bakazamura undi murongo gutyo gutyo. Umuce wabaga ufite imirongo ibarirwa muri 10 na 12 bitewe n'umukobwa uboha n'ingoga cyangwa se umwanya afite. Umuce washoboraga kuzura mu gihe cy'iminsi 2 cyangwa 3. Umuce wakoreshwaga mu kuwicaraho, bakawurambura hasi ku mbuga cyangwa mu gacaca. Wanakoreshwaga kandi mu gukinga ku miryango y'ibyumba y'imbere mu nzu, ndetse hari n'aho washoboraga kuyusanga bawukoresha ku bwiherero, imisarane ndetse n'ibindi. Habagaho kandi umuce w'urukangaga. Nkuko twabivuze haruguru, bitewe n'uturere tw'u Rwanda hari aho umuce bawita umusambi kuko ni muto ugereranije n'ikirago. Ikirago kiri hagati ya metero 1 na santimetero 80 cyangwa metero 2 z'uburebure na metero 1 n'igice z'ubugari. Ikirago kikaba cyarakoreshwaga henshi kuko bagisasaga ku buriri bakakiryamira cyangwa bakakiyorosa. Ahandi ndetse kikaba cyakwanikwaho ibinyampeke. Uwo muce wari mwiza, ndavuga umuce w'urukangaga, kandi n'abiyubashye bakawukoresha, ariko ukaba
waranarushaga kuko wabohwaga n'abakobwa cyane cyane abakundaga guhinga ariko batari ababonetse bose. Bafataga icyuma cy'imbugita, twabasobanuye haruguru icyuma cy'imbugita icyari cyo. Ariko icyo cyuma cyangwa se iyo mbugita bikaba bityaye cyane. Abakobwa nka 2 cyangwa 3 akenshi babaga baturanye cyangwa se bavukana cyangwa se bakaba bafitanye isano ya hafi. Ubwo bakaba bararanye umugambi, bakajya mu gishanga bakajya guca urukangaga. Bamara kurugwiza bagahambira imiba ariko bareshyeshya neza urwo rukangaga. Iyo bageraga mu rugo baraturaga bakarambika ya miba y'urukangaga ku mitambiko 2 y'ibiti cyangwa se ku mabuye ashashe twakwita urutare ari muri ako gace. Bagafata ibibando bagahuragura kuko urwo rukangaga babaga baruhambiriye baruringaniza. Igice cyo hasi cyegera amazi cyabaga gisa ukwacyo kandi gitose. Aho kuri icyo gice niho bibandaga cyane maze bakivayo bagahuragura. Uko guhuragura byatumaga amazi agabanukamo maze icyo gice cyo hepfo kigakamuka. Barangiza bagahambura wa muba w'urukangaga bakarwanika ku zuba. Aho rwanitse harindwaga amatungo nk'intama cyangwa se ihene kugira ngo zitaharibata. Nyuma y'iminsi 3 kugeza kuri 5 urukangaga rwabaga rumaze kuma neza. Ubwo ariko mbere y'uko rwuma babaga barabanje gutema imigozi yitwaga imirarama. Ikaba uduti dutoya dukura tukagera kuri metero 2. Iyo mirarama yaterwaga hafi y'ingo, ubu iboneka hakeya, ndetse yashoboraga no gukoreshwa mu yindi mirimo ijyanye no guhambira ibintu ibyo ari byo byose, gufunga imifuka irimo ibinyampeke byasaruwe, mbese ni byinshi cyane. Hari naho bayikoresha bubaka. Imirarama ikaba iboneka mu gace k'amajyaruguru y'u Rwanda. Aha twavuga ko byaterwaga n'agace k'u Rwanda uherereyemo, kuko hari aho bakoresha imigozi y'ibiti byitwa imisarenda, ahandi bagakoresha imigwegwe. Uduti twitwa imisarenda tuzwiho kugira agahu kagiraga ururenda rwinshi ku buryo abatishoboye cyangwa se abo twavuga ngo abakene batagiraga uburyo bwo kugura isabune, barwifashishaga mu kumesa imyenda yabo. Rero natwo twaranikwaga tukavamo utugozi twiza two kuboha imice ndetse n'ibirago. Iyo rwa rukangaga na ya mirarama cyangwa imisarenda cyangwa imigwegwe byamaraga kuma, bajyaga mu rutoki rw'ingaga maze bagaca ibirere by'umukara tsiriri byiza by'intoranywa, maze bakabyifashisha mu gutona cyangwa se gutonesha amabara avunaguye muri wa muce cyangwa se inyegamo. Abenshi babyita imigongo. Mu kuboha rero bicaraga nk'uko twabonye, babohaga umuce w'ibirere. Bagendaga bafata urukangaga babohesha n'iyo migozi myiza yatunganijwe. Kuwuzuza byafataga igihe kuko nk'uko twabivuze tugitangira, n'umurimo wakorwaga ari uko abakobwa bakitse iyindi mirimo irimo nko guhinga. Twavuga ko kandi habagaho ubwatsi bwitwa ubusuna. Ubusuna nabwo ni ubwatsi bwameraga mu bishanga kimwe n'urukangaga. Ubusuna bwabaga ari utwatsi tureture natwe tumera kugera kuri metero 3, tukaba duteye mu buryo bw'iburungushuye. Mbese twavuga ko ari nk'agakoni ariko kananutse ku buryo umuzunguruko wako utarenze santimetero 1.
ndetse bukabohwa kimwe, ariko mu kubutunganya nabwo ntabwo babuhuraguraga. Iyo bavuga kubuca barabwanikaga gusa kugeza bwumye neza. Kuboha imice, ibirago, kuboha imice, ibirago, imisambi cyangwa se inyegamo, kandi hari aho abakobwa cyangwa abagore babikoraga nk'umwuga, kuko hari ababijyanaga mu masoko bakabivanamo amafaranga. Ikindi twavuga ni uko imice, ibirago, imisambi, inyegamo nanone yabohwaga n'abageni baramye. Mbese umugeni ugishaka umugabo atarasohoka mu nzu ngo ba nyirabukwe babakorere umuhango witwaga gutekesha. Mu bindi abakobwa babohaga byarimo ibyibo n'ibiseke. Abakobwa bo mu ngo z'abakungu, mbese abo twabonaga ko ari abasirimukazi, ntibabohaga imice, ibirago cyangwa ibyibo, imisambi cyangwa se inyegamo cyangwa ibiseke, dore ko babaga ari bakeya cyangwa se mbarwa. Akenshi basomaga ibitabo, abandi bakaboha udutambaro two korosa ku meza hejuru, muratwibuka, cyangwa se gushyira ku ntebe, hari utwo bitaga ngo ni za naperu, muratwibuka neza, abo muri iyo myaka ya za 80, 70, za 60. Utwo dutambaro kandi babohaga habagamo n'udutoya two korosa radiyo, ndetse bakaboha n'imipira yo kwambara. Bakunzi ba Rugiga na Kiyonga rero, byari bimwe, iki kiganiro cyari kigamije kwibukiranya cyangwa se kuganira ku kuntu kera abakobwa babohaga imice, ibirago, inyegamo cyangwa se imisambi. Hari amagambo waba utasobanukiwe cyangwa se utabashije kumenya icyo avuze muri iki kiganiro, watwandikira hasi muri comment, hanyuma ukadusobanuza tukagusobanurira. Uyu munsi rero igihekane tubagezaho kiragira ngo mbywa, guhombywa. Watwandikira muri komenti ukatwereka ko wabikoze. Ikindi mukore like, comment, share, mubisangiza abandi kugira ngo nabo bajye babasha gukurikira ibi bintu byiza, uburyohe bw'amagambo mu myandiko cyangwa se mu bitekerezo byo hambere bibagereho. Mugire impagarike n'ubugingo, mugire amahoro y'Imana. Murakaramba.